umunsi umwe ndabwira nti Yesu wabonye iki yankubise, wabonye n'imigeri ntarakugarukira ko atari yarankubise, ariko none nagukarikira inkoni zigiye kunyica. Umunsi umwe ngiye gusenga arambwira ngo yabera yitwa ntabwo azi kurwana, n'umunsi warimo ngo n'urukundo nkunda ngo nta wundi mugabo urukunda umugore we, n'inkoni ukuntu zanyishe ara Icyomoro TV ndasenze mu izina rya Yesu ngo abantu bose banyuze ku Cyomoro TV ubagirire neza, uhaze kwifuza kwabo, imbaraga amavuta n'umwuka wera bibagereho kuko bifite kwe kwicara mu rugo. Akuva ko umugabo ari kwe kwicara mu rugo mu gihe hakomanza umugabo muri aya masaha ya saa 5 saa 6 umugore akaba ari gukomanga. Umugabo agira ngo agiye kuvuga avuga nk'umugabo ati nkora ribu gutwara ati nkora bakwica ti ihohotera ryawe mu mbuga no mu buriro warazengeje uramporohotera kuko uvuze nk'umugabo mu rugo. None se nuko nguko umubyeyi yatubwiye se twubahane twumvikane. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko bisanzwe. Aha ni kuri Cyomoro TV, aha niho hantu ushobora kubana amakuru meza y'ijambo ry'Imana, y'ubuhamya n'ibindi byakubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Imana ishimwe. Ngeze amahirwe rero menshi adasanzwe no kubana n'umubyeyi numvaga nifuza cyane kubana nawe hano kuri Cyomoro TV. Nkoze urugendo rutoroshye cyane kugira ngo mpagere musure cyane ko nzi ko hari ibintu Imana yashyize ku mutima we bitandukanye. Niyo mpamvu nteye intambwe kugira ngo ngereyo. Imana ishimwe. Ndakwishimiye cyane mubyeyi. Murakoze. Meze mute? Turashimira Imana. Nitwa Herve ushize muntu mba kuri Cyomoro TV. Ngewe nyine Cyomoro TV ahantu nyine abantu bashobora kumvira ijambo ry'Imana, waba uri mu kazi aho waba uherereye hose ugafungura nyine ahantu bita kuri Cyomoro TV hanyuma gukurikirana ubutumwa bwiza. Aha rero niho turi, neshejwe no kukwakira, nagira ngo wibwire abantu dukurikiranye hanyuma tuguhe umwanya. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwa Jeannette Mukarusine, iwacu ni Kawangire, ndi umukristo, nkunda gusenga. Yego. Yesu yankoreye ahakomeye, ari nayo mpamvu igihe cyose byaba ari imbona nkubone cyangwa se kuri ibi byuma by'abazungu, ngira ijambo njya ntangiza kuko niryo ryatumye nshira ubwoba, ndahaguruka ndahagarara ntera intambwe ndakomera kuko Kristo ari we waronteje intambwe bitewe n'ahantu yaramvanye. Yansanze munsi y'agahinda gasaza nkurayo, ampa agakiza aranyiyereka, ampamagarira kumukorera. Banza kubitinya ariko ngiye kureba nsanga niwe byose muri byose kuko yanyeretse ko ari byose. Nangire numva nta yindi nzira nacamo keretse kumujya inyuma. Iryo jambo rero ryatumye mpaguruka iteka, nabandi iwanjye mu rugo, nabandi mu nzu y'Imana, iri jambo riranyubaka rikanamfasha. Ino mpamvu ngiye kubisoma kugira ngo tubitangirane. Mbere yuko twinjira muri ubu buryo ndagira ngo tubane dusenga Imana, duha abantu ikaze, dusenge kugira ngo Imana ize kumeza kubana natwe. Urarisoma humura rwose. Imana ishimwe. Imana ikumpare bizi ko iri bubane natwe, iri natwe. Ndabizi ko abantu benshi bazahembuka kubw'uyu mwanya. Ndagira tuba dusenga Imana. Banze usenge kugira Imana ibane natwe. Twari twasenze nyuma ya kamera mbere ko dutangira, ariko n'ubundi ndagira ngo abantu dukurikiranye tubane tubasengera Imana, tubane dusenge kugira ngo Imana ibane natwe, kugira ngo n'iki kiganiro Imana isukomeza kubana natwe. Kari gusenga Imana. Imana Data twese uri mu ijuru, Imana umurengezi w'abakwiringiye bose, wowe ubwawe ukura ku cyavu kwicaranya n'ibikomangoma. Mana ireba kuraho umwana w'umuntu atabasha kureba, wowe umenya ibyo twebwe abana b'abantu tutamenya. Haleluya, haleluya. Amen.
izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wa twese udukunda, ngwino twese udutunganye, utubabarire ibyaha byacu ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko tuzi neza yuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe byose. Mana nyir'ibihe, ndaguhamagaye kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva aya magambo umube hafi, aba ari wowe gusobanura ibisobanye, utunganye ibidatunganije, mwongere w'ubugingo bwacu, ongera imbaraga, amavuta n'umwuka wera, marayika mugenzuzi agomeze gutambagira hano hantu, ngo nta hantu hahagarare, uhahindura hera, kuko intumwa zawe zahageze, uhahinduraho umugisha, kuko abera bawe bahicaye. Mwongere w'ubugingo, dusengeye abagiye kubyumva, n'abatarabyumva nabo ubibamenyeshe, kuko ariyo nzira izabageza iwawe. Twirukanye satani n'abadayimoni rero, dufashe mpiri imbaraga z'umubiri, imyuka mibi yo kuvangavanga, dayimoni wishyira hejuru, ibyo byose tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro, reka ineza yawe yamamare. Haleluya, haleluya, ineza yawe ni yamamare. Mwuka wera w'Imana abona inzira. Data wa twese, tinyura abatinya, ubabwire ko igihe ari iki. Urakoze kubyumvise kandi ukaba ubyemeye, ukaba ugiye gusobanurira abatumva ururimi mvuga, akaba ari wowe musobanuzi wabo. Gira ibyo unyeganyeza kugira ngo abera bawe babone inzira, gira ibyo usunika ubyigizeyo, abantu bawe bahaze amahoro n'umugisha uturuka kuri wowe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana bamugisha rero, reka nemere hanyuma atangire abaganirire ibiri ku mutima we, hanyuma abasomera rya jambo ajya abanza mu bintu byose agiye gukora. Imana igumugisha, ndakwakiriye. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nababwiye amazina yanjye n'aho ntuye. Nkunda gusenga, ndi umukristo, ndi umuririmbyi, nkunda kuririmba, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda gutura muri ya hoteli yo kwa Yoweri bajya bababwira. Iriya hoteli y'umugabo Yoweri, uwayinywereyemo ntabwo agira inyota, uwayinywereyemo ntarwana, uwanywereye kwa Yoweri ahorana amahoro, uwanywereye kwa Yoweri ahorana umunezero udashira. Ari nayo mpamvu abanywera muri iyo hoteli yo kwa Yoweri uzabasangana amahoro atemba iteka ryose, uzabasangana umunezero udashira, uzabasangana amahoro asesuye, uzasanga umugore n'umugabo bumvikana bakuzuzanya, uzasanga abana mu rugo ari amahoro, no mu baturanye umuntu wanywereye kwa Yoweri ahora bashakira amahoro y'abashyira. Mbifurije namwe kuzamenya aho iyo hoteli iherereye, namwe mujye kuyinyweramo nibwo muzagira amahoro. Haleluya, haleluya. Nimureke twegera Imana nayo izatwegera. Nimureke twumvire umwuka wera w'Imana azabana natwe, kuko hari aho yankuye, hari ibyo yambwiye, hari ibyo yankoreye, hari n'ibyo yankoresheje. Ndayishima, yankuye kure, yagiye ikura abantu mu rupfu ndeba n'amaso yanjye, yagiye ibyaza ababyeyi byananiranye byakomeye birebesha amaso yanjye. Nicyo cyatumye nizirika kuri uyu mugabo, ubu utazamuvaho ukundi. Njya nshima Imana yanteye iteka ikampa gukomera, ikampa kureba imbere ngategereza igitondo, niringiye ko uwo mwami w'amahoro ari ugiye kubana nanjye, kandi anyemeza kuzangirira neza. Ubu muri ibi bihe ngenda mbibona, ngenda mbona ineza y'Imana, ngenda mbona gukomera kw'Imana, kuko ijambo rye ryambwiye ngo uwumva kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko uwanga akagoma inkota y'ubuteka izamurya. Bene data, nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringiye ko Imana yacu ariyo izakora imirimo, kandi niza gukora imirimo izirukana Satani itegeka isi yose. Icyo gihe tuzanesha nidusaba, kuko Imana yacu igitwumvira. Reka dusomere ijambo turyumve. Haleluya. Nuko Uwiteka aransanga rero, aranganiriza, arambwira tumva, njye Uwiteka ni njye ururinda. Urwo ni uruki? Ni uruzabibu. Cyangwa reka mpere haruguru kugira ngo mubashe kubyumva neza. Imana ihana ariko ikiza. Uwo munsi Uwiteka azahana,
lewiyatani ya nzoka yihuta na lewiyatani ya nzoka yihotagura. Abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Uwo munsi bazavuga bati nimuririmbe uruzabibu rwa vino. Uwiteka rirahita avuga ati njyewe Uwiteka ahita avuga ati njyewe Uwiteka ni njye ururinda, nzajya nguhira ibihe byose, nzarurinda ku manywa na nijoro, ngo hatagira ururwangiza. Abyumvise? Urwo ruzabibu azarurinda ku manywa na nijoro, azarwuruhira, azaruba hafi kugira ngo hatagira urwangiza. Niwemerera Imana ntacyo uzayiburana. Niwemerera Imana ntabwo uzacogora ngo unanirwe, ntabwo uzagwa ntuzasubira inyuma, kuko Uwiteka kuri iruhande. Ku murongo wa 4 ngo nta burakari mfite, ariko imifatangwe n'amahwa naho byaza nabirwanya nkabitwikira hamwe, naho bitaba bityo ahubwo yisunge imbaraga zanjye, abone kuzura nanjye ndetse niyuzure nanjye. Icyo Imana igusaba ni ukuyemerera, ni ukuba hafi yayo. Icyo Imana igusaba ni ukuyumvira. Nguko byagenda kose, ibiguhiga nibihaguruka, ibikurwanya bikaza, Uwiteka Imana azabitesha agaciro. Ukandagira ahumutse, uzazamuka umusozi ntabwo uzananirwa, kuko Umwami Imana ahagurikiye kukurengera. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero nitumwizera ntacyo tuzamuburana. Kuko nanjye naravugaga se njyewe ndinde wo gukorera Imana, ariko Gideyoni we genda uko imbaraga zawe zingana. Ku murongo wa 5 ngo niho bazataba, bazataba bityo ahubwo ngo naho bitaba bityo ahubwo yisunge imbaraga zanjye, kugira ngo murengere, kugira ngo mufashe, kugira ngo mube hafi nanyegere, abone kuzura nanjye ndetse yuzure nanjye. Iminsi izaza Yakobo azashinga imizi, Isirayeli azapfundika arabye ururabyo, kandi azarabya ururabo, kandi bazakwiza isi yose imbuto. Uko bimeze kose haguruka witinya, bwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, kuko mu minsi izaza ni wowe ugiye kuzabikora, kuko uzarabya ururabyo ugakwiza imbuto isi yose. Kugira neza kw'Imana niko kwabaye hafi yawe, imbabazi n'imbaraga z'Imana nibyo bikuyoboye. Rero tinyuka ube nka Daniel. Ngo mbese yabatutse nk'uko ngo mbese yabakubise nk'uko yakubise ababakubitaga, cyangwa bishwe nk'uko babicaga bishwe. Bivuze ngo gutinya ntacyo byakugezaho. Tinyuka, kuko abisha bera b'Imana uyu munsi wa none Imana iri kumwe nabo, ngo ibaryoze ibyo bakoze. Witinya, kuko ntiwakubiswe nk'uko bakubiswe, nta nubwo murimo kwicwa nk'uko bishwe. Umwami Imana afite byose mu kuboko kwe, niwe byose muri byose, kuko aje kugirira neza abamwiringiye. Ngo
uwo wabirukanaga wabahannye bitarenza urugero. Mu munsi w'umuyaga uturuka iburasirazuba yabimirishije umuyaga w'ishuheri baje kukurwanya. Yabimirishije umuyaga w'ishuheri arabasunika basubira iyo bari bavuye kugira ngo hatagira ibyo bangiza, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Ibyo nibyo bizatuma gukiranirwa kwa Yakobo kuzatwikirwa, kandi iyo niyo mbuto yose yo kumukuraho icyaha. Ubwo amabuye y'igicaniro yose azayahindura ibishonyi. Haleluya. Ubwo amabuye baguteraga, humura, niyo baguteraga amabuye cyangwa ngo bagukure umutima baguhabye usubire iyo uturutse, shikama, bareke bavuge, bareke bakore cyangwa bareke bakwirukankane, ariko Uwiteka aya mabuye bafite cyangwa ibyo bigeragezo bakugerageresha, Uwiteka agiye kuhindura ubusa. Ayo mabuye yahindura ibishonyi. Baguteragura ibishonyi amabuye bagira ngo aragufata, Uwiteka yahindura ibishonyi. Nibajya kukugeraho bagira ngo bakwije, basange urahagaze, umeze neza, nta kibazo ufite. Haleluya. Iri jambo rero rijya rimfasha cyane rikanyubaka, ngo ibyo ngo bizatwikirwa, ngo kandi iyo niyo mbuto yose yo kumukuraho icyaha. Ubwo amabuye y'ibicaniro byose azayahindura ibishonyi bihondagurwa, bituma Ashera n'ibishushanyo by'izuba bisengwa bitazongera kubyuka ukundi. Bizarangirira aho ngaho. Haleluya. Dufite Imana rubasha rero. Ntabwo kuba muri iyi si ntabwo byoroshye, biragoye, ariko dufite Imana itajya kuboneka mu byago no mu makuba. Niba yaravuganye nawe ikakubwira iti mwana wanjye genda ubeho, Mana yanjye, bazakwirukankana uzabacika, bazakwica bakujugunye mu rwobo mu gitondo, nibasohoka basangira kumwe nabo, cyangwa basangira mu nzira uragenda, kuko Uwiteka Imana nyiri ibihe byose yavuze ngo baho. Umuririmbyi niwe waririmbira avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, uko niko Uwiteka avuga. Mwana w'umuntu we, kwiganyira kwawe ntikuzavamo igisubizo cyawe. Va mu bujiji wagutekereza ejo, shyira ibyiringiro byawe ku Mana. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntihunikira ntisinzira. Dore yaguciyeho imanzi mu biganza bye, kugira ngo ataza kwibagirwa. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ariko Data wo mu ijuru ntazakwibagirwa. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ariko wowe yarakurebye aravuga ati reka nshyiraho ikimenyetso, n'ikindi gihe ntazamwibagirwa. Kabona niyo dayimoni yamurwanya, ntabwo nzibagirwa kumutabara. Kabona niyo abazimu bazikuka, abagambanyi bakaba benshi, ntabwo nzibagirwa kumurengera. Aca imanzi mu biganza bye. Niba Imana ijya inywa amazi,
iyo igiye kuyamureba mu biganza ikibuka ko hari icyo yavuganye nawe. Niba ikaraba igiye gukaraba irareba mu biganza byayo, mfitanye isezerano na Bizimana, afite isezerano na runaka namusezeranije, ntabwo nzamwibagirwa. Ntabwo izemera rero ko ibirenge byawe biteguza. Iyo kurinda ntabwo ihunikira, ntabwo usinzira. Nimureke twegera Imana, nayo izatwegera. Uyu niwe mubyeyi wacu dufite, niyo nshuti nziza dufite, niwe mujyanama mwiza dufite, niwe murinzi mwiza dufite. Yo haleluya! Niwe nshuti nziza idatengo, niwe ukugabira ntagucyurire, niwe ukugabira ntagucyurire ibyo yarayaguhaye nimugoroba. Oya, ntabwo ajya acyurira. Ni Imana yumva itumvirana, ifite byose mu kuboko kwayo. Haleluya! Imana niyo byiringiro by'abayiringiye bose. Reka nkubwire, Yesu ni mugari. Yesu ni mugari, ni muremure cyane, kandi ubwami bwe ni ubw'amahoro, kuko nawe ubwo ari umwami w'amahoro. Mureke mvuga Imana, yewe we mureke mvuga Imana, irashoboye mureke mvuga Imana, ifite imbaraga mureke mvuga Imana, shobora byose ureke mvuga Imana. Mperutse kuyibona yongera igaruke, igaruke igera iwawe igera iwanjye, igaruke igere kuri uriya n'abariya, ibahindurira amateka, ikora imirimo n'ibitangaza kubw'ineza dufitiye, kubw'urukundo yadukunze. Haleluya! Reka nkubwire, dufite Imana itarobanura ku butoni. Nabonye Imana n'umwana n'umwuka we. Imana igaburira abashonje ikabambika. Reka nguguhanya ho gato. Kera inzara yigeze gutera, intambara yari yararangiye, twarahungutse, abantu baragarutse mu ngo zabo. Njya gusaba ahantu akazi ko guhingira ibyo kurya. Ndagenda umuntu amakazi arambwira ngo ni inkore, ngo ari bumpembe. Ndakora guhera saa 12 za mu gitondo, saa 7 zigeze mubona mu rugo aje kuruhuka, yari umwarimu. Noneho ntegereza ko ari bumpamagare cyangwa ari buza kundeba, mbona ntaje. Noneho mpambira ibishyimbo musanga iwe, ndagenda mugeze iruhande, ati kuje, ninarenje kureba ko wahageze ngo ugire icyo umbwira, utagenda tutabonanye. Nambwira ngo nta mwanya ufite wo kuvugana nanjye, ngo ntabwo yampemba, ngo ningende, ngo ntunde ibishyimbo byose nasaruye, ne nasora ibishyimbo byinshi. Arambwira ngo mbitunde mbigeze iwe, ngo hanyuma ngo ejo ngo nzagaruke nongere ngo ndi mubyizi abone kumpemba. None ndambwira se ko ndeba ufite abakozi bo mu rugo bakora ikigoroba, nge wampaye akazi nkabona icyo kurya cyo guha abana, ko nakubwiye ko uyu munsi ari umunsi wa kabiri. Arambwira ngo ntabwo yabona akazi yampa kigoroba. Ndihangana ndaceceka, ndagenda natuye kabiri by'ibishyimbo, nagenda bitunda ndarangiza. Ndangije mfata inzira itaha, ndaza ngeze ahantu mu muhanda nzamuka, nabaye nk'umuntu nk'ikibindi bakubise hasi ndaturika. Mbwira Imana nti Imana, mujye mumenya kubwiza Imana ukuri. Imana yibwiza ukuri ikumva neza icyo uvuze. Imana ikubwiza ukuri ikaguha umugisha, uyibwiza ukuri ikakuvika kurengera. Nibi byose niwe bishinja. Ntiyaba atari wowe wagize uruhare mu byambayeho, ntabwo mba meze gutya, ntabwo mba ndimo guteregana. Wabibonye ko abana bagiye amaze iminsi 2 batarya? Wabibonye ko nakoze banze kumpemba, bakambwiye ngo ni inkore ngeze ari mugoroba maze agaruka ejo nongere inkuru bazabone kumpemba. Ntiyitabigiramo uruhare, nanjye mba ndi umugore nk'abandi. Iyo utabigiramo uruhare, nanjye mba ngora ngahembwa nk'abandi. Ariko kuko wabigizemo uruhare, ntashye ubusa. Ndavuga nti cyo ko rumbabarira, ntagira umuntu n'umwe mbonera amarira. Ndazamuka ngeze mu rugo, abana bankubise amaso bambonye, bansanganira basuhuza bambaza ngo ma, ngo ko nta biryo uzanye, ngo runaka arabikwimye. Ndabwira ngo ntago abinyimye, ngo ahubwo yagiye ku ishuri, ngo ndagiye nimugoroba. Byahe nicyo kora ndarwaye umutwe umereye nabi, ngiye kuryama ubuza nshaka mubwire ko ntahari. Ndagenda nararize amarira menshi ndi mu buriri. Mbwira Imana nti Imana wabibonye, wumvise ibyo abana bambashije, wabibonye wabyumvise. Iyi Imana ni rurangiza rwa burundu, ni muhumuriza tureba. Ni rurangiza rwa burundu, ifite byose mu kuboko kwayo. Ndagenda njya mu buriri ndaryama, ndarira. Ibiringiti nari niyorosha nakenda nari mfite bihinduka amazi. Igihe ndyamye ahantu muri Burende,
ku buryo wabaga uri mu nzu ukareba hanze ngiye kumva numva igare riravuga haruguru y'urugo rimanuka ndebeye gutya mu nzu mbona ni umuntu ufite ibitoki ku igare hariho n'ibindi bintu hejuru mbwira Imana ntuwiteka we urabizi ko mfite inzira y'igikubirane muri uru rugo mu bana banjye mbabarira uriya muntu ntazane ririya gare ririho ibitoki abana banjye batabihekenya cyangwa bakabyotsa bikamviramo icyaha ngafungwa imbabarira mucisha hirya akomeza agenda naho wagiye kubona mbona arakasaza ntiwe yasuwe ntiwantabaye ukankiza abana banjye nibagiye kiriya gitoki ntibari bumfunge ndaceceka asuhuza abana bati barihe nkaho babumbuye ko ntari bati ari mu nzara aryamye ararwaye yarwaye umutwe ndwaye iki ndwaye agahinda n'inzara ndeba n'abana banjye noneho ndasohoka sohotse nako se wa mugabo we wa muhungu we ibi bintu byawuzanya aha ko ndeba harimo n'igitoki none abana baguhekenyera igitoki cyangwa bakacyotsa nturi bumfungishe ati yewe ati humura ati bizanye hano ni ibyawe ni ibyanjye ati umutima wahise utumba byumva uratumba gatuza kararega numva ndababaye ariko amarira y'ibyishimo ndangije none abikuraho noneho nibishyira hariya mu nzu arambwira ati iki gitoki none nako kimpaye ngo gikuzanire n'isabune n'amavuta n'isukari ibi bishyimbo n'ibi birayi nanjye nibyo nkuzaniye numva ncitse intege ndarira noneho bisunike bishyire hariya ndaje Imana iguha umugisha nta yandi magambo ufite arayigejeje amazatereka hariya namanye iseri rimwe fata turayi dukeya ndahata turatogosa dushyiramo umunyu aho twaririye ntabwo twahabyutse kandi hari ubundi twakagombye kuba bwira tukajya gushaka aho turara ariko twaririye aho byari nko mu masaha 3 z'amanywa aho twaririye niho twaryamye ntitwigeze dukinga ntitwigeze tujya gushaka aho turara kandi icyo gihe byari bikomeye twaraye aho ngaho muri iyo burende buracya nka 2:00 3:00 nibwo nagarutse mu ubumuntu nibaza aho naraye nibaza ko byagenze nibuka kwejo haje umuntu uzanye ibyo bintu nsanga twabigeje gutya nubwo tufata ibyo duteka turateka icyavuyemo ni biki wa muntu yari umukire abantu bose niho bajyaga gusaba akazi n'abanyarukara n'abanyargumishinya n'abanyempinga abantu bose niho bajyaga gusaba akazi ariko icyavuyemo ni iki yari afite isambu ndende ivuye munsi y'urugo ikagenda ikamanuka ikagera epfo ku ruzi hari harimo imyumbati munsi y'urugo hari urutoki ariko iyo sambu yose yarahiye irakongoka ibijumba birashya ya myumbati irashya neza birashya n'ibiti birashya abantu bamukoreraga bose bavyuba ntawongeye kugaruka kumukorera Imana iranyiyereka ndayibona yaje kwimuka vino aragenda sinzi bye iherezo rye sinarimenye uko ryagenze ariko icyo nashatse kukubwira ni iki nuko Imana yibwiza kuri kakumva amen irangaburira nabibwiye Imana nti ibyo birakureba ni wowe ubizi iminsi bayiyi nagerageje uko imbaraga zanjye zararangiye zirangiriye hariya ariko uzandinde amenyo y'abasetsi Imana ibikorera kwiyubahisha igaburira abana banjye kuva uwo munsi ngiye gusenga Imana irambwira ngo uhereye none ntabwo uzagira guhenga mu byiza uhereye none ntabwo uzagira kujya gusaba umuntu uwo ari we wese kuko Imana yabigenje neza ndize ngeza kuri uyu munsi icyo shatse kukubwira ni iki ntutinye Imana iri kumwe nawe ntiwihebe izakurengera n'undi wese utazi iby'uyu mugabo abikurikirane Imana ni yacu bwite ntabwo turi bibyarira mu rugo rwa data turi abana bo mu rugo imbere icyo tuzasaba cyose kizatubera kiza kandi Imana izakibona amen Imana ni yacu ifite byose mu kuboko kwayo nabonye Imana inkurira umwana mu rupfu arapfa turamworosa tuzi ko byarangiye yamaze muri koma amezi 2 agera mu gika cyo kumva ntavuge agera mu gika cyo kuvuga atareba byose Imana igenda ibikuraho uyu munsi ni muzima ibaze kumara amezi 3 muri koma ariko uyu munsi wa none ariho
aragaragara. Yego. Birava kuki? Kukwizera. Wikuka umutima, wikwiheba, Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Njya nezezwa n'Imana mu mutima kuko hari aho nageze ncika intege ndananirwa. Ariko Imana yo mu ijuru ibana nanjye. Kugira ngo igihe nk'iki nzavuge kugira neza kw'Imana. Haleluya. Imana ifite imbaraga. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Ikindi ifite ubutware. Ntangire gukizwa ntabwo umugabo wanjye byamushimishije. Yumvaga ko ari ubuzongwe, ari ubuzererezi, ari uguta umurongo, ari uguta umwanya. Ariko Imana yaramwiyeretse imwereka ko adakwiriye no kuzongera n'undi munsi kuvuga ngo nta Mana iriho, kuvuga ngo nta gakiza gahari. Agakiza karahari, uretse ko abagahawe tugatwara nabi. Wigatwara nabi, gatware neza. Ugerageza Imana, uyigerageresha ukwizera, uyigerageresha imirimo myiza yo gukiranuka. Abantu bajya bibeshya bakavuga ngo iyo umuntu akuruta mu isi ngo no mu ijoro arakuruta. Barakubeshye. Ni umugabo wo kubihamya. Barakubeshye. None se kunduta nuko ufite imodoka, kunduta nuko ufite amagorofa, kunduta nuko urya ukanywa ugahaga. Nge nkabwirirwa nkasobanuka byose. Abana b'Imana duhagarare twe, tuvuge ko Yesu ari umwami, tuvuge ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, tuvuge ko ari we nzira yo gukiranuka, tuvuge ko ari we mahoro yacu dufite. Baratwitiranye kuko duhurira ku isahani y'ibijumba n'ibishyimbo. Ikindi wakumva ko ufite ukubaye ndabwirirwa nkaburara. Ariko ibyacu ntabwo ari aho bicira. Muratubona ko duhumeka umwuka w'abazima, muratubona ko turi mu nzira tugenda, ariko hari ikiri muri twebwe twamize. Data yaduhaye kiri muri twe. Icyo nicyo mutazi yaba mwakimenyaga. Iyaba wari ubizi, iyaba wabimenyaga. Ngo umenye kugira neza kw'Imana, ngo umenye urukundo Imana yagukunze, ngo umenye ineza y'Imana aho ihagaze. Izabikorera kwiyubahisha kuko ariyo yabivuze kandi izakurengera. Wikwiyobagiza rero ngo witware minenego. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Nibimara gusobanuka abana b'Imana tuzahagarara twemye kandi tuzahindurirwa amateka, duhindurirwa amazina. Aya mazina batwita ntabwo tuzongera kuyitwa. Ubuse turi inzerereze nk'uko babivuga. Ubuse turi bizongo, turi bigoryi, twabuze ubwenge nk'uko babivuga. Oya, hari aho twabikuye. N'Uwiteka Imana nyiri ibihe byose wabiduhaye. Imana rurema bintu n'abantu. Niyo ifite ububasha kubo yiremeye. Niyo rurangiza rwa burundu. Nta cyadukuraho amahoro Yesu aduha, nta cyadukuraho umugisha duhaye. Nitubikora neza azabana natwe. Amen. Kandi amateka azahinduka. Amina. Haleluya. Kugira neza kw'Imana rero kuri muri twe. Uwiteka niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta mahoro y'umunyabyaha nuko ijambo ry'Uwiteka rimbwira. Impamvu rero navuze ririya jambo ngo baravuga ngo iyo umuntu akuruta mu isi ngo niyo apfuye arakuruta. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Kuko icyo Imana ireba, none se niba ubu ngubu ngize umugisha wo kuzinduka nkajya imbere y'Imana nkayibwira ibindi bingoye, kandi nkirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi nabona umuntu ubabaye sinibuke ko naburaye, twaturi nari mfite nkatugabanyamo kabiri nkamuha. Wowe mu gihe uvuga uti abana banjye ejo bazarya iki, ejo bundi bazarya iki, ibi nibyo bazarya muri uku kwezi gutaha sinzi uko bizaba bimeze, nta mpamvu yo gusesagura. Ukaguna intoki ukazipfumbatiza. Imana izaguhembera ibyo. Izaguhembera aho igusanze ibihwanye n'ibyo ukora cyangwa wakoze. Ibyo bihembe izabiguha kuko nta murimo n'umwe dukora hano ku isi utagira igihembo. Ariko uzahembwa ibihembo bimeze bite, uzahabwa ibisa bite. Hinduka uhindukire, ureke Imana yitwa Imana. Ineza y'Imana yamamare ku buzima bwawe. Wikwiganyira, wikwiheba ngo uvuge ngo bizagenda bite. Bibwire Yesu kuko niwe nshuti ihebuje, kuko nta yindi wabona imeze nkawe. Hari abantu ijya mbwira nkababwira nti nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Umubyeyi wacu w'igihugu yaratuzahuye pe, atwigira umushinga, araturenganura. Njye avuga ko adukura ikuzimu. Kuko atwigishije gusoma no kwandika,
atwigisha kubara, atwigisha kwigira, atwigisha kwitabara. Ariko twebwe abantu tubitwara uko atabitubwira. Umugore akumva neza yuko umugabo ari ukwiye kwicara mu rugo, akumva ko umugabo ari ukwiye kwicara mu rugo, mu gihe hakomanza umugabo muri aya masaha ya 5 saa 6, umugore akaba ari gukomanga. Umugabo agira ngo agiye kuvuga, avuga nk'umugabo, ati nkora ribu gutwara, ati nkora bakwica, ati ihohotera ryawe mu mbuga no mu buriri warazengeje urampohotera, kuko uvuze nk'umugabo mu rugo. None se nuko nguko umubyeyi yatubwiye se, twubahane twumvikane. Umugore ni umutima w'urugo. None se udafite umutima wabaho, niyo wabaho nabi, ntabwo wabaho neza. None niba umugore ari umutima w'urugo, uyu munsi ubu yageze kuri 15 kuri 25 mu kabari ari maramo, ari mu zindi gahunda ntamenye ubwoko bwazo. Umugabo aza kumutanga mu rugo, umugabo ngo najye mu masahani, najye mu masafuriya, najye mu bana, birakwiye. Imana yakuremye ikakohereza ku isi se ugira ngo nizika gusanga muri ibyo izaguha umugisha, izakubaza icyo ukora icyo ari cyo, izakubaza uko wabigenje. Yaguhaye itarantu zicunga nabi, uzifata uko ataziguhaye. Ca bugufi umwubahe, umugisha inama nawe kugisha indi, mwuzuzanye. Reka kuvuga ngo nkora bakwice. Oya, ni umutware, ntabwo ari umutwarwa nawe, ni umutware w'urugo. Nawe uri umutima w'urugo, kutarwiriwemo uzi uko byagenze. Tinyuka nka Daniel witangiye ku mwami wawe n'umwakana. Ibyo wifuza byose bizakugendekera neza. Ibyo ushaka byose Imana izabiguha, ari uko bakiranutse ku gato no ku kanini. None se uzirirwa uzerera, uzirirwa ukubitiriza hirya no hino hepfo haruguru ngo umugabo neza abigemo? Ako niko gakiza? Icyo nicyo cyagukuye iwanyu? Mbese wabanje ukamenya ko sonanya kubananiwe kuko ihanganira. Ariko iki kintu si ikintu gikomeye. Isonanya ko barakubyaye nibo bakubyaye, barakurera urakura. Ariko hari igihe cyageze batangira kwibaza uriwe, urakora icyaha, waje kwenda iki muri uru rugo, kuki utahava? Abandi bana ko bagenda, wowe kuki utagenda? Uriya mugabo nawe rero akurebye, Imana imutungira urutoki, genda umuza. Akuzanye nuko ukwiye kumera, ntabwo ari ukwiye kumera. Niba bakubwiye bati genda musange, menya icyatumye usize iwanyu ari abakire, bafite imodoka, bafite imitungo, ariko uriya ni umukene, ariko Imana iravuze ngo genda ubane nabo. Ntabwo ikohereje kujya kumubera ikigeragezo, ntabwo Imana ikohereje kujya kumubera umunzani. Mwubahire icyatumye agukura iwanyu. Icyo ngicyo cyumwubahire, ukimuhera agaciro, kuko nawe niba atagukubisa ku butabwiruka ariko niyo niba warangaye ugakora ibidakwiriye, ringaniza ijambo ry'Imana n'urugo rwawe. Niba unaniwe kuyobora urugo rwawe ngo urushyire ku murongo, ngo uruhagararire, uwo mufatanije naza rugusangemo, natarugusangamo amenye uko byagenze kugira ngo atagusanze. Ca bugufi wubahe, umwemerere ahagarare nk'umutware, nawe umutima w'urugo nkuko Imana yabikubwiye. Genzura abana bawe, ubayoboye ute? Nibyo koko pe, muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Abana bo muri iyi minsi bacanye ku maso, umwana yajya kukubwira akakubwira ati wihangane kuko singutinya. Kuba nkwihorera si uko ngutinya, nagusatura da. Induru ntabwo ari izagorora wa mwana, urusaku ntabwo ari rwo ruzagorora wa mwana. Ikizamugorora ni igiki? Ni ukumenya ko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Dayimoni yenjiye, urakora iki ngo asohoke mu rugo rwawe, asohoke mu muryango wawe, asohoke mu bana bawe? Urajya imbere y'Imana, bwira Imana ikwambure gukiranirwa, ikwambike gukiranuka, ikwambure intege nke, ikwambike imbaraga, ikubere maso, ikubere ku rugamba. Nifite byose mu kuboko kwayo, niyo ifite kugira neza mu kuboko kwayo. Noneho rero ugenda ubibwira Imana, wabyumvise ibyo umwana ambwiye, uhamagara Imana ize yirukana abazimu n'abadayimoni. Kandi nubikorana umutima ukunze, wemera wihanganye, umwami Imana azabikora, ndakubwiza ukuri. Azagukiza gukiriza abantu, azagutabara kurengera.
ariko niwanga ugashinga ijosi uzavunagurika utunguwe kandi nta kizagukiza. Witinya, Imana iri mu kazi. Hagarara neza mu mwanya wawe, hagarara neza mu ijambo ry'Imana ikubwira. Wikebaguza ngo usubire inyuma mu byo wahozemo kera. Ihangane, shinyiriza, Imana iri mu kazi. Wikebaguza ngo urebe hirya no hino ngo barakuvuga. Umva, niba hari hasigaye ibiro 20 byo kukuvuga, nabyo niba bizana babigushyireho, ntabwo bizagufata, kuko uri umunyamugisha, kuko wihanye ugakiranuka, kuko wumviye Imana. Izabana nawe, izaguhindurira ibyanze guhinduka, izaca amateka intambara zishire. Abana b'Imana bahagarare bene, kandi mu bagiye guhagarara bene nawe urimo, n'uriya arimo, n'abariya barimo. Muri ibyo niwe wabwiye Yesu ati mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Haleluya, mpa amavuta mbone kwaka, kuko umwijima ukabije mu isi, ndetse no mu gihe cy'intambara nk'iki tugezemo muri iyi minsi. Nabwo ujye umpa amahoro. Akomeza ngo umakanye Yesu uze nkwegere, ngo kuko umwijima ukabije mu isi, ngo icyo ngeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Imana irumva ntabwo yumvirana. Amen. Ngo akomeza aravuga ngo umakanye Yesu uze nkwegere, ngo mubigerageza n'amakuba, ngo ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si. Haleluya. Ntacyo wakwishoboza, nta n'icyo washobora Imana itagushoboje. Ngo umakanye Yesu uze nkwegere, ngo ndumva ashaka kukubwira byose, ngo kuko mwami nizeye kunyumva. Haleluya. Imana iri mu kazi. Niba uzi neza ko Imana yumva, yibwire byose utagize icyo yikinga. N'abariya birirwa bahagaze, n'abariya birirwa barara bicaye, bazenguruka, bataryama, baticara, badatuza, Imana ibacecekesha. Kuko iranga ufite ntaryo bafite. Iyo kurinze ntabwo ibarinze, ariko irabarinda. Irabarinda kuko igushiriza imvura ababi n'abeza, igaha umugisha abakiranutsi n'abanyabyaha bakabigenderamo, nabo bakawubona bakabaho, ariko izabahembera aho ibasanze. Ntabwo izareba ibyawe warushye wabize icyuya ukizirika umugozi ngo ibime kandi ntacyo nakoze. Oya, izaguhemba ibikwiranye n'ibyo wakoze, izaguhembera aho igusanze. Haranira kugira ngo itazagusanga mu ngeso mbi, haranira kugira ngo itazagusanga mu mujinya n'uburakari bwinshi. Haleluya. Imana iriho kandi irareba. Wicogora winanirwa. Ubundi nigeze kukubwira nti nkizwa byari bikomeye, kuko wanjye atabyemeraga. Hari igihe najyaga njya mu rusengero, kuko kera twari dufite imirimo dukora. Yaba agiye kugenda rero akamubwira ati ngwino nkubwire, nkagenda namuhagarara imbere ati pa ishi mu matwi, akambwira ngo ubu ndabizi, ngo ubwo ngiye nawe uragiye. Ngo ugiye muri ya menshi yanyu, ugiye ngo kuvuga ubutumwa. Ati wararebye usanga ntari umugabo, ujya muri ibyo ngibyo ngo niho uzakura umugabo. Ariko nta wakuruta, kandi ko nta wakuruta imbere yanjye. Akankubitira kugira ngo ntagira honge. Bimaze kumunanira ubwo yambwiraga ngo umunsi nongeye kubona utagiye mu murima ku cyumweru, ngo ntabwo nzumvikana nawe, ngo ugomba kujya ujya mu murima ugahinga ku cyumweru. Ku cyumweru se ndajya guhinga kubera iki? Ariko kuko nari mfite ibyo shaka, nari mfite icyo mushakaho, shaka kuri uyu mugabo witwa Yesu, narahagurukaga nkagenda nk'izindu, nkagenda ngahingura saa 3 nkaba ndahinguye, nkiruka nkanagera kuri irembo ry'urusengero, nkinjira mu rusengero, nareba ku birenge byanjye nkasanga uko nakavuye mu murima. Nambaye burimiro, nta n'inkweto nambaye, nkasanga umwenda nahinganye niwo mfite, nkasanga ibirenge nahinganye mvuye kurima, mvuye gutabira nibyo nambaye. Ibyo sinabirebagaho, nta nundi wabirebagaho. Icyo umuntu wese yarebaga no kurinda izamu rye kugira ngo adatsindwe igitego. Haleluya, haleluya. Kugira ngo ntatsindwe igitego, umwami Imana arashyigikira. Nkicara mu rusengero nkarira, Imana ikabyumva, ikampa umugisha,
nagira ngo ndirebye ngasanga amateka yanjye yahindutse, ngasanga nambaye umwenda mpingana, ngasanga nambaye ibirenge gusa nta nkweto nambaye, nkasenga namara gusenga bavuga ijambo rya nyuma batagira amatangazo nanjye nkagenda. Nari mfite umwana w'umukobwa yoreraga abandi bana, yahagararaga kuri irembo, yabonaga ntari mu rugo agahagarara kuri irembo ahetse umwana. Ise yaje yabona ndatungutse ndimo ndamanuka haruguru y'urugo akagira atya ngo nkamenya ko byacanye umutuku, nkamenya ko byakomeye, nkavuga ngo rero Yesu ntagukomera, umbabarire nta nkubite, kandi mbona ko ari bunkubite umpe kwihangana. Nagenda ubwo natekaga ibiryo nari narize gupfunyika ibiryo, nanjye ngo kugira ngo bidahora nkabiteka mu gitondo cya kare nkabipfunyika, nahingura njya gusenga, nava gusenga nahamusanga nkagenda gana ku meza da matereka ibyo kurya akagira ngo mbihishira ku kanya. Yabaze umwana ati nyokori ati herekeje runaka byahe, nagiye gusenga. Nahagera akankubita cyangwa atanankubita akagenda, ariko yakubita nkagenda. Yesu we nkabona namureba gutyo nkabona agiye kunyica. Bukeye umunsi umwe ndabwira nti Yesu wabonye iki yankubise, wabonye n'imigeri ntarakugarukira ko atari yarankubise, ariko none nagukarikira inkoni zigiye kunyica. Umunsi umwe ngiye gusenga arambwira ngo yabera yitwa ntabwo azi kurwana, n'umunsi warimo ngo n'urukundo nkunda, ngo nta wundi mugabo urukunda umugore we, n'inkoni ukuntu zanyishe. Arambwira ati ntabwo ari ugukubita, ahubwo ni dayimoni wakurakariye. Buriya ni dayimoni umubita. Umugabo wanjye arankunda, ntazi kurwana, ankunda cyane, ni dayimoni umukoresha. Ntuhereye none ntabwo uzongera kurira dayimoni. Bujya yankubita ngahagarara hamwe akankubita, Imana ntikunda ko anoza akagenda, yamara kugenda nanjye nkajya imbere y'uburiri. Wabibonye aho akubise urushyi, aho yakubise hose nkahamwereka. Ni ibi bintu nzabibamo kugeza ryari? Haleluya. Ibi bintu nzabibamo kugeza ryari? Umunsi umwe Imana iramutungura, imuvana n'ahandi yamuhera n'agakizi naho imujyana i Kigali. Igenda imuha ibimenyetso, imujyana i Kigali, yihanirayo, akirizwayo. Imana imwereka ibimenyetso, imwereka ibitangaza, imwereka abasinzi bakirijwe, imwereka abasambanyi bakirijwe, imwereka abarozi bakirijwe. Irangije iramubwira iti umugore wawe umuhora iki? Niki yacumuye? Yavuyeyo yihaniye kunkubita, na bugingo n'ubu turashaje. Aheruka icyo gihe ubu nani umukozi w'Imana, dukorana umurimo w'Imana. Nawe yamenye ko password ya buri muntu wese ari ugusenga, kuba imbere y'Imana. Ubwo turi imbere y'Imana akaba ariho wibera. Rero Yesu yagiye ankiza ibintu byinshi ntabasha kukubwira, ariko icyo nakubwira mwene data, wowe utaramenya Yesu, utaramenya ibigwi bye, ihangane ukanguke ube maso, kuko ibyo wabuze nta wundi uzabiguha. N'uzabiguha azaguha ibiwani bihita bishwanyuka, bihita bishira. Ariko original ifitwe na Yesu, original ifitwe na Yesu. Nta herezo, ntaho nzira twacamo ngo tubibone. Uwiteka ni ubitanga. Nanjye yampaye agakiza ntari gakwiriye, nanjye yampaye kunyurwa ntaranyurwaga. Wabonye umuntu ugira imyenda 35 akavuga ngo yambaye ubusa? Nyurwa n'iki Imana iguhaye? Nshobora kuba mfite amakanzu 2 yonyine cyangwa igitenge kimwe, nkacyambara nkanezerwa, aho nyize bati dore uriya mukecuru cyangwa dore uriya mudamu. Kubera iki? Kuko nanyuzwe n'iki Imana yampaye. Wihangayika, wikwitesha umutwe, wikwizamurira isukari ngo ikurenge kugeza naho upfuye. Menya ko Imana yacu iri mu kazi, menya ko Imana ifite ibintu byose mu kuboko kwayo. Nituyizera ntacyo tuzayibura. Dutegereze igitondo, twiringe ko Imana yacu areza akora imirimo. Turayisoma gusa ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye. Wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye meke Kristo ukaza mwese ukamfira. Ko nari umunyabyaha, ko nari umutindi mubi wo kubabarirwa, ko nta cyiza nari narakoze, ko wansanze mu isaha y'agahinda gasaze akaba ariho usanga. Niki cyatumye unsanga aho? Niki cyatumye uza mu isi ukamfira? Urengera komeza ngo yasize ubwiza bwe, yasize ingoma ye, nuko aramanuka. Baramusuzugura ntibamwemera.
hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye? Mwami Yesu, hari indi nshuti nka Yesu yakunda abayihinyuye? Tekereza ibyo bagiye bamukorera, ibitutsi bamututse, amagambo bamubwiye, ukuntu bamusuzuguye. Ngo hari indi nshuti twagira imeze nkawe ikunda abayihinyuye? Yesu yangiriye neza. Amen. Yesu yangiriye neza, ankura mu byaha, ankura mu gahinda n'umubabaro, yababaye baba, ankura kure cyane, aho data atankura, mama atankura, apfira ku musaraba kubwo ibicumuro n'ibyaha byanjye. Mutekereze ibyaha uko twagiye tubikora. Hari indi nshuti twabona imeze nkawe? Hari undi watugwanira umeze nkawe? Reka rero ibi tube tubicumbikishije. Ntitugiye, turahari ngo dukore umurimo, turahari ngo tuganire na Yesu. Ariko icyo nkubwira, menya ngo yakugiriye imbabazi. Wibuke cya gisambo kiri kumwe na kigenzi cyacyo na Yesu ku musaraba, umwe iburyo undi ibumoso. Umwe ati, ko wumva uri Kristo umwana w'Imana, twebwe wadukejeje ukadukura aha hantu kureba hatuzengereje. Ariko ku ruhande undi aravuga ati, have sigaho, twe twakoze ibyaha, twabaye abarwanyi, twabaye abasinzi, twabaye abasambanye, twabaye abakozi bibi byinshi, twe turamaze, twaracumuye. Ariko we nta cyaha yigeze akora, ni twebwe azize. Uwiteka we rata, nugera muri paradizo y'Imana nanjye uzanyibuke. Umunsi wageze imbere ya data uzanyibuke. Yesu aramubwira ati, ntabwo nzakwibuka, ahubwo ndakwibutse uyu munsi turabana muri paradizo. Wowe urumva kubw'aya magambo tuvuganye, urumva akwiye kugusanga? Urumva ukwiye kuvuga yahe magambo? Ukwiye kumujomba ngo niyikize n'abagukize kandi ari wowe wakoze ibibi? Ahubwo mu gihe gikwiriye azatwibuke. Imana ibane natwe. Urakoze cyane. Twagira ngo dusenge Imana, dusengera abantu muri rusange, kubw'iri jambo twumvise, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhimbazwa mu buzima bwa benshi. Hari icyo Imana ibishaka iyo ibi bitambutse, hari icyo Imana ivuganye n'ubuzima bw'abantu. Bashoboka ko hari icyo waba wumvisemo ukeneyemo inkunga yo gusengerwa. Tujya twemerera umubyeyi agusengere, akwatireho umugisha w'Imana. Umubyeyi waciye mu bintu bikomeye cyane, ndatubaza kubigarukaho mu bindi biganiro tuzagenda tugirana. Numva ko yagize ikintu gikomeye cyane, akagira inzara kandi afite abana bakeneye, afite ibintu byinshi bikomeye cyane. Imana yagiye imucishamo, umva ko imirimo y'Imana uyu munsi arayibuka agashimira Imana. Tujya muri nawe gusengera Imana, hanyuma akwatireho umugisha w'Imana mu bikugoye, mu ngwara zitandukanye. Yewe ushobora kuruhijwe n'ibyaha n'ibindi bintu bitandukanye mu buzima bwa ibikurije byose. Tujya tumwemerere agusengere. Wenda tubane mu bindi biganiro bigenda bikurikira hano kuri Cyomoro TV. Imana ibamugisha rero, reka tukwakire usenga Imana, usengera abantu bose twabanye muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana y'icyubahiro cyinshi, ubwoko bwawe turi imbere y'amaso yawe dukomeje kugushima. Akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana yo mu ijuru, akira n'icy'imbaraga zawe. Haleluya. Kubwo kurinda kwawe gukomeye no kugira neza kwawe kwinshi. Akira icyubahiro cyawe kuko uri Imana ikiza abarwayi. Akira icyubahiro cyawe kuko uri Imana ibohora imbohe. Uri Imana ibyaza ababyeyi. Uri Imana igaburira abashonji. Uri Imana yambika abambaye ubusa. Uri Imana ireberera abakwiringiye. Wowe ubwawe wayivugiye kuri se w'imfubyi zose, ukabona umugabo w'abapfakazi. Uri umukuzi w'abandi banze, uri inshuti y'abadafite shinge na rugero. Ndakwinginze Nyiringabo Imana, ukomeze kubana n'abantu bawe. Hari abatwumvise muri uyu mwanya bafite uburwayi butandukanye, bafite ibibazo bitandukanye, ariko Uwiteka turaguhamagaye ngo umanukane imbaraga, umwuka wera n'umuriro, umanukire gutwika no gukongora ikibi n'igisa nacyo, umanukire gusenya indiri z'abadayimoni, umanukire gusenyera imyuka mibi, umanukire kwegeranya ubwoko bwawe. Haleluya. Hari abagukeneye bashaka agakiza, bagera iruhande. Hari abagukeneye mu ngo zabo byabacanze. Uwiteka, Uwiteka, reka nkwinginge Nyiringabo Imana, nyemerera unyumve. Nirukanye divorce mu ngo nyinshi, kuko Satani hagurukiye gusenya ingo nyinshi. Ndakwinginze, ziriya ngo zijya kubakwa ni wowe wabigize mu ruhare, ziriya ngo zijya kubakwa ni wowe wabitekereje. Uravuga uti genda mu bane,
rero satani yiguca inyuma ngo agende ajye kubyangiza zisenye. Turaguhamagaye ngo izo nazo zubakike, utanga amahoro, utanga umunezero, utanga agakiza. Umugore yubaha umugabo, umugabo yumvikane n'umugore we, abana babo mu rugo ubahe kumvira ababyeyi babo, bahuze be guhuzagurika, ubahe guhuza umutima. Data wa twese uri mu ijuru, tanga agakiza mu bantu bawe, tanga ububyutse mu bantu bawe. Uwiteka nsabiye, haleluya, uyu mushinga nawo ube hafi. Icyomoro TV ndasenze mu izina rya Yesu ngo abantu bose banyuze kuri ku Cyomoro TV ubagirire neza, uhaze kwifuza kwabo, imbaraga amavuta n'umwuka wera bibagereho kuko bifite. Mwongere ubugingo bwacu, ndasengera ibikoresho bitahari nabyo biboneke mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana agira ibyo anyeganyeza, ibyabuze biboneke. Tunejejwe no kutwumvise. Nsengeye abantu batwumvaga, ubahe inzozi nzima, ubahe amayerekwa, ubahe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Abafite ubwoba batinyure, abafite intege nyubaha imbaraga mu izina rya Yesu. Bana nabo mu bikomeye n'ibyoroheje, wigaragaze kandi wiyubahishe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera dusabye twizeye. Amen. Imana ibaho umugisha mwe mwabanye natwe. Tubasaba umugisha w'amajya n'amaza, tubasaba umugisha uburyo bwose no gutunga Imana mu buryo bwuzuye. Imana ibaho umugisha. Dushimiye Imana yabanye natwe muri uyu mwanya. Hari umuntu dukurikiranye bwa mbere hano ku Cyomoro TV, ashobora kwibaza ati se uyu mubyeyi umuntu yamubona ate? Bya byose aha turi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rukara, mu kagari ka Iharya, Kakawangiri, mudugudu wa Timba ya mbere.